yaramirarara ari uturiri tukamururutsa maze akagenda yivugisha ati kaci ubu ndahageze sha. Toka satani, ubu se wotewe n'abazimu bahe, ariko wowe nta na rimwe uziyumva ko urimo seriye. Ibintu byose ubikora nk'igihubahuba cy'igihubutsi ngarasa. Ariko se ubundi uretse ko n'inyuma zitacyubaha abatwawe wowe nkugize ute? Mva kuntu uri kumbwira nabira mushenzi gusa burangiye hari ikintu ngutwaye wa muginga uri kumbwira ngo ibiki n'ibiki sashenze gusa. Ariko se beke buriya wiyumvisemo iki ku buryo umenyera bingana gutyo? Ubona mvuga mu magambo gusa, umunsi umwe nzashyira mu bikorwa ibyo bitama bingana gutyo mbihombanye. Ariko uzahombanya ikimuga, ariko iyo ubona umuntu yicaye yicecekeye cya kingana cyawe akakwihorera uba ukeka ko wowe atagufata nka kuzunguza guterera mu birometero 1000. Nanjye umunsi umwe uzagera maze nkwereke uwo ndi wa mushenzi. Oya gose Michael Tyson ndemeje igegera gusa, wowe nzagufata nguzingazinge ku buryo niwanyu bazayoberwa niba ari umwana babyaye cyangwa akaba ari umwado butano wa mushenzi. Uzabigerageza urebe, nge ndi mubaya sana zinambara narwanya. Yego Rambo we, ariko umunwa n'ubundi ntacyo umaze. Umunsi umwe tuzijajare dushyire mu bikorwa maze urebe ibintu ngukorera wa muginga naguhombanya ku buryo ntacyo mvuze ariko ndakubitse. Ariko wankura we, ubundi uvuga ngo umunwa ubundi ubona ibyo bitama byawe ari binini akaba ari byo bikoresha. Ariko umunsi umwe nzabihombanya ku buryo iwanyu bazagusanga uri nk'abaritazari. Okay, nari bine ndemeye uzabihombanye niba ubifitiye ubushobozi, ariko nanjye mu gihe nakwifashije nzagukandagira ku buryo iyo mirundi yumye nk'iyagaca nzayihombanya. Okay, ndikumva utangiye kurengera, reka tubyihorere aho ubundi. Ewe gwiga ubutwari muratabarana. Noneho uremeye simani nge ndarenze cyane kuko unyaye ibyo nagukorera n'amabara. Sawa amabara we, ayo wakoze turayaza aragaragara, ariko muri makeya nagushaka kuyavugaho, reka mwihorere. Ariko amabara yo naba narakoze yose ntacyo byabintwaye, pfa kuba narakoze ibara risa umukara. Ariko mana yanjye sureba nanjye nejo